Hello guys, nongeye kubasuhuza. Uyu munsi ndashaka ko mbereka Dubai Port aho dukorera ducuruza imodoka. Hano muri Dubai Port habamo ibintu byinshi. Tugiramo customs, tugiramo Dubai Port muri Rwanda Revenue, tugiramo ama warehouse. Dubai Port ni bond warehouse. Bond warehouse kintu ivuga hantu ugenda ugashyira ni warehouse ushyiramo ibintu utarasora, wagurishwa wemerewe kuba wasora ariko byari birimo wemerewe gucuruza mbere yo gusora. Niko ducuruza imodoka za Dubai Port. Umunsi ndashaka kuzibereka, ni karibu beti hano. Ni karibu munsi tubereka imbere kwacu. Dubai Port kintu gushishikariza hano, ugomba kuzana abantu bakoreramo, ugomba kuba wambaye ingofero, ugomba kuba wambaye jire n'inkweto zifunze, ntabwo wazanamo hano inkweto zifunguye ngo winjire. Ikindi abana bari munsi y'imyaka 12 ntabwo bemerewe kwinjira. Ikindi ugomba kumenya, hano abanyamaguru batambuka hano, ab'imodoka bagatambuka muri gate. Iyo uzanye abantu utwaye mu modoka, umushoferi yinjiramo hariya, abanyamaguru bagacaho hano kugira ngo muri checkpoint. Ugomba kubanza gukaraba twirinde. Hano ukomeze umaze kwinjira, umuntu ufite imodoka aparika hano kugira ngo ajye gufata ibyangombwa, atanga ID cyangwa permis. Ugomba kuzana icyangombwa ID cyangwa permis kugira ngo baguhe badge ukoresha hano. Uparika hano, wamara guparika ngo uhita ibyangombwa ubintu muri parking isanzwe. Hano irahari cyangwa ukomezamo hirya. Ayo makamyo mubona aba yazanye imizigo. Twakomeje hano muri parking y'iruguru, habamo imodoka ducuruza no ku isede hepfo haba. Reka mbere hano. Izi modoka ducuruza hano ni imodoka zambaye amaplake. Izi modoka mubona zambaye plaque zaje gukoresha mutation. Ni imodoka ziba zaraguzwe zambaye amaplake. Babaje gukora mutation bayikorera muri muryango. Izo tujye kuganiraho nizo ducuruza ziba zivuye hanze y'igihugu zitarasora. Nimuze tubereke izi modoka murabona ziba zimeze gutya. Iba ni itarishyura umusoro n'umwe. Murabona imodoka itarasora iba ifite iyi IT ni immatriculation temporaire, ni registration number iba ifite mu gihe itaragurwa. Iba ari imibare, iyi mibare ine mubona iba ari imibare ine ihera kuri chassis number y'imodoka. Buri modoka rero ifite imibare ine ihera kuri chassis number, niyo wahaye nka ID yayo mu gihe itarasora ngo ne plaque. Reka dukomeze tubereke izi modoka. Murabona dufite imodoka z'ubwoko bwinshi, tugira ama Kia, tugira ama Hyundai, tugira ama Toyota, tugira ama electric. Ni imodoka zitandukanye hano biterwa n'iyo umuntu akeneye. Ni parking nini cyane, ni hanini kabisa bihagije. Dukomeje hano ubwo imodoka ari nyinshi cyane hano. Icyo twarebaga ni uko twabereka parking y'imodoka dufite ubwoko bwinshi bw'imodoka zitandukanye. Icyo nashaka kubasobanuriraho gato, Dubai Port hano ukuntu dukora, navuga ko ari bond warehouse. Hano izi modoka ziba zifite amakampani yazizanye nk'abacuruzi. Hano uko dukora, iyo umukiriya yaje kugura imodoka turanegosiya bisanzwe nk'ubucuruzi busanzwe. Umukiriya yaje tunegosiya igiciro cy'imodoka. Urugero imodoka Kia Sorento 2011 tukavugana ko agiye kugura miliyoni 14,500. Iyi modoka kiba yanditse kuri company yaje iyanditseho RRA, itwemerera gukora change of ownership. Imodoka igahita iva ku izina rya company igahita yandikwa ku izina ry'umukiriya. Niyo mpamvu rero iyo uje kugura imodoka ku giciro twumvikanye ushobora kwishyura amafaranga yose icyarimwe cyangwa se ukadusigira hafi, kuko umunsi waguze imodoka ntabwo ari wibonaho. Iyi modoka iba yanditse kuri company, tugomba gukora change of ownership ikava ku izina rya company ikajya ku izina ryawe nk'umukiriya wayiguze. Ushobora kudusigira hafi mu mafaranga twavuganye, ushobora kudusigira miliyoni 8 tugatangira procedure haba harimo gukura imodoka ku izina rya company tukajya ku izina ryawe, byishyurwa amadolari 10 muri Rwanda Revenue. Ni 12,400 biterwa na taux de change y'idolari. Ibyo birangiye tukwishyura change of ownership, habamo kudekarara umusoro w'imodoka. Buri modoka igira umusoro bitewe n'uko umwaka yakorewemo, engine capacity, size ya moteri, noneho umwaka yakorewemo, engine capacity, ni ibintu bitatu cyangwa se birengaho. Ubwo iyo tumaze gukarikira revenue bifite ibiciro biri fixed, ntabwo ari umusoro w'imodoka ntabwo bajya bawuganiraho. Tuba tuzi imodoka irasora ngahe, tugasora umusoro, twamara gusora imodoka tukayisabira carte jaune. Hano bikorwa n'umudekarara rero. Company imaze kugeza imodoka hano, umudekarara bini charge yo gukora buri kimwe. Izo procedure zose niwe uzikora. Tuba dufite
dufite amafisi y'abadekarara, hari ababa bafite amafisi hanze y'ikigo, bose bari in charge kugira ngo badekarare imodoka ize gusohoka. Ubwo imodoka uyiguze uyu munsi, uyiguze ku wa mbere, imodoka uyiza kwitwara ejo ku wa kabiri nimugoroba, procedure yose birangiye. Iyo procedure irangiye uzana balance wari usigaje. Niba twaraguze imodoka $14,500 ya $8,000,000, iyo ugarutse gutwara imodoka utuzana $7,500,000 zarisigaye ugatwara imodoka yawe. Iyo uje gutwara imodoka yawe, ubwo niba uba wemerewe kuba wagura assurance kuri carte jaune yawe kwanditseho, ukadeklara controle technique, naho ukajya kuyikoresha. Controle technique ushobora kudekarara umunyakigali muri Ndera hari controle technique nshya, cyangwa Remera, cyangwa se no mu ntara ku muntu ushaka Rwamagana, Iburasirazuba, Amajyepfo ni Huye, mu Majyaruguru hari Musanze, aho hose wadekara bitewe n'aho ushaka kuzikoreshereza. Ubwo imodoka isohoye hano biba byoroshye ko wagenda ukayikora icyo ushaka cyose, kuko ziba ari imodoka zizewe. Hano tuzana imodoka twabanje gutestinga ko zujuje ubuziranenge kuri buri kimwe. Iyo hari akabazo kabaye, habamo negociation. Buri kampani igira uko ikora, ushobora kuvugana na kampani yakugurishije imodoka, niba hari ikiri kwemerera gukoreshereza imodoka nko muri controle technique aricyo bayireze. Ni ikiganiro ugirana n'umucuruzi mwaguze, ntabwo ari ihame, biterwa n'uko mwaganiriye rero. Cyane ko izi modoka ziba zarakoze, imodoka ikozwe 2011, umunsi 2026, imaze imyaka 15 ikozwe. Ikiba gihari ni uko ugomba kuganira n'umuntu mwaguze kugira ngo muhurize hamwe. Ariko iby'ingenzi kugira ngo abantu bakore bari professional, ugomba kurangura imodoka Korea wabanje gutesta, ukamenya ko imodoka uzanye ari nziza, ari ziva Korea, ari amazuta ava Taiwan nk'ama Altis na Vios, ari za China z'ama electric. China za electric cyane ko zo ari ama nouveau model cyane, ari za 2020 nyinshi kuzamuka, byo biroroha cyane kuba kampani muguze yaguha garanti. Hari ushobora kuguha umwaka cyangwa se amezi 6 biterwa n'ikiganiro mwagiranye. Ubwo muri make n'ibyo ngibyo. Dubai Port ni imikorere yacu. Ubwo mbabwiyemo duke, habamo byinshi cyane, ariko ku by'ingenzi nk'umukiriya ushaka kugura imodoka ni karibu. Dufite imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye. Mukeneye kumvugisha mwamvugisha muri comment nta kibazo. Ikindi abasaba subscribe, mwankorera share na likes. Karangana gute?